ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Paulo asezera ku bakuru ba Kiliziya ya Efezi, arababwira ati murimenye rero ubwanyu, mumenye n'ubushyo mwaragijwe na Roho Mutagatifu, bashumba ba Kiliziya y'Imana Yesu yacunguje amaraso ye bwite. Nzi neza ko nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihubuzi bitazabarira n'ubushyo, ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa. Murabe maso rero, mwibuka ko mu myaka 3 yose ijoro n'amanywa ndetse no mu marira ntatuje kuburira buri muntu muri mwe. Ubu rero baragije Nyagasani kugira ngo abababarire maze abakomereshe ijambo rye, kandi ku bwaryo abahe umurage hamwe n'abatagatifujwe bose. Nta kintu cy'umuntu uwo ari we wese nararikiye, cyaba feza, cyaba zahabu cyangwa umwambaro. Namwe ubwanyu murabizi, ibiganza byanjye mureba nibyo nkesha ibyo nabaga nkeneye byose, kimwe na bagenzi banjye. Naberetse buri munsi ko ari ngombwa kuvunika dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye, twibuka n'amagambo Nyagasani Yesu yivugiye ubwe, atutanga arahirwa kuruta uhabwa. Paulo amaze kuvuga ibyo arapfukama hamwe n'abari kumwe bose, maze arasenga. Nuko bose baraturika barira, bamuga mu ijosi baramuhobera. Bari babajwe cyane nuko yari amaze kuvuga ko batazongera kumubona ukundi. Nuko baramuherekeza bamugeza ku bwato. Iryo ni ijambo ry'Imana.